Ubu nibyo koko ni ibintu bishimishije nk'uko ubivuze. Iyo nkuru nanjye nayibonyeho. Ni inkuru rero yatangajwe n'umuvugizi w'u Rwanda, umuvugizi wungirije w'u Rwanda mu bya politike cyangwa se wa guverinoma y'u Rwanda, Alain Mukurarinda, aho yavuze yuko impunzi ya mbere ivuye mu Bwongereza ikandagiye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kanombe. Ni inkuru rero ishimishije, ariko si ubwa mbere twakiriye, navuga ko twakiriye impunzi kubera ko izahunze zivuye muri Congo zaje hano, izahunze n'ubundi zivuye mu Burundi turazifite, mu bihugu bigiye bitandukanye, ahubwo igisa naho cyatunguye abantu, kigiye no gutigisa imbuga nkoranyambaga, nuko mu by'ukuri ari impunzi ya mbere ije iturutse ku mugabane w'i Burayi. Byaravuzwe, urabizi ko hari uburyo byagiye bivugwa yuko mu by'ukuri impunzi zari zigiye kuva mu Bwongereza zigiye kuza mu Rwanda binyuranyije n'amategeko, bijya mu manza, bamwe ntibabyishimire, mu nzego zigiye zitandukanye z'imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibindi bihugu bigiye bikomeye, ariko bitandukanye n'uko iyi mpunzi yaje, tubikesha n'ubundi RBA n'ikiganiro yagiranye n'umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, Alain Mukurarinda. Uyu we n'uwabyihitiyemo, utari murazanwa bikurikijwe uko amategeko abiteganya cyangwa se amasezerano y'u Rwanda n'Ubwongereza. Uyu nguyu we yaricaye aravuga ngo mu isi yose ndumva ahantu numva nakaboneye amahoro natura ni mu Rwanda. Ibi ubundi nkunda gukoresha ijambo rivuga ngo ubundi ni igitego cy'umutwe u Rwanda rutsindishije ibindi bihugu kameme, kuko u Rwanda mu mateka yarwo uyu munsi u Rwanda ruhagaze neza mu ruhando mpuzamahanga, aho ugera hose ugasanga u Rwanda bari kuruvuga neza. Si kuvuga ko ruri on top cyangwa se hejuru, ruri hejuru cyane, yaba top ni ijyanye no kuba uyu munsi wa none inama zikorwa, inama mpuzamahanga zibera mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo wajya gukora inama mpuzamahanga yitabiriwe n'ibihugu bitandukanye, nk'uyu muryango anglophone, umuryango iriya nama y'ibihugu bivuga bikoresha ururimi rw'icyongereza yabereye mu Rwanda, CHOGM ubwayo, yego CHOGM yanitabiriwe umwami, uwo twavuga uyu munsi ni umwami w'Ubwongereza, yahoze ari igikomangoma icyo gihe Elizabeth yari ataratanga, umwamikazi w'Ubwongereza. Ni ukuvuga ngo yitabiriye CHOGM hano mu gihugu cy'u Rwanda, yitabirwa n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye. Ntabwo rero wajya gufata inama nk'iyo ngo uyishyire mu gihugu kitarimo umutekano cyangwa se igihugu utizeye mu mutekano. Urwo ni urugero rwa mbere rufatika. Iki ni ikindi kimenyetso cya kabiri kigaragaza yuko u Rwanda rufite amahoro, niba rubasha kwakira impunzi yabyihitiyemo, kuko mbere yo kuhitamo igihugu ugomba kujyamo no kubanza kureba ese iki gihugu gifite stabilite mu mutekano, gifite stabilite mu bukungu. Yego turimo turazamuka, turimo turatera imbere, ariko gifite aho kigana. Niyo mpamvu nshobora kuvuga ngo u Rwanda ruri hejuru. Ikindi, abanyarwanda bafite uburyo babayeho, values cyangwa se indangagaciro zibaranga, kandi ntekereza ko ari abambasaderi beza mu bihugu bagenda bajyamo, ari nabyo bishobora kuba byaremfuwashije cyangwa se byaratumye uyu muntu ahitamo kuza hano. Icya mbere ashobora kuba yarabanje kumenya amakuru y'igihugu, ayashakiye ku mbuga nkoranyambaga. Icya kabiri, wenda akaba yarabaye influenced n'abantu bagiye batandukanye baturuka mu Rwanda, kubera ko bari mu bihugu bitandukanye, yaba ibya Afurika ndetse n'iby'i Burayi. Ntekereza ko biri buze guhinduka. Nibyo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije Alain Mukurarinda yavuze ngo uyu muntu twamwakiriye, afite aho agiye kuba atuye mu minsi mikeya, cyangwa se n'uyu munsi ashobora kurarana interinete na telefone, azaganira n'abo yasize hariya, wenda yahunganye n'imiryango yabo, arababwira icyo bita hospitality, yakiriwe gute, ese abayeho gute. Ni ukuvuga ngo agiye kuba umuranga mwiza w'igihugu cy'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo icyo turi kuvuga kijyanye no kuba
u Rwanda politike dufite ni politike nziza yo kumenya kubana, ari nabyo byaranze abanyarwanda kuva kera, kwakira abashyitsi. Niyo mpamvu muri stati bavuze yuko niwe ugomba kugira uruhare mu guhitamo stati igomba kumugenga. Ashobora guhitamo kugira stati y'ubuhunzi, ashobora guhitamo agatura burundu, kubera ko hari uburyo itegeko nshinga riteganya ku muntu ushaka kwaka ubwenegihugu ko kuba ari umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo we ubwiwe ashobora kubanza agahitamo stati yo kuba ari impunzi, akurikiza procedure zigenwa kugira ngo yenda niba ashaka no kuba umunyarwanda nabyo abigirwe, kubera ko buriya double nationalité iremewe. Ni ukuvuga ngo uwo muntu rero ashobora kuba umwe mu ambasaderi bagiye, ni umuranga mwiza mu gutuma abantu bagana igihugu, yaba impunzi n'abatari impunzi. Hanyuma ikindi nanone bakomojeho nemeranya nacyo ni ukuba muri aba bantu turimo bagiye kuza batugana mu gihugu cyacu, hashobora kuzabaho ku exploiter cyangwa se biba nabivuga bute mu Kinyarwanda, kubyaza umusaruro bimwe mu bumenyi bafite. Hari ushobora kuza ari umunyamakuru w'umwuga, hari ushobora kuza ari umuganga ukomeye, kubera ko bano bantu ntibahunze kubera ko badafite mu mutwe, ahubwo bahunze kubera ibihugu byabo, kubera politike mbi, kubera umutekano mukeya, ibyo bazi ntibabashe kubibyaza umusaruro. Bityo rero turamutse tubonye bamwe mu badogiteri bagiye kuza bagakora muri King Faisal, abandi muri tukabonamo abanyamategeko bakomeye, tukabonamo abanyamakuru bakomeye, tukabonamo aba IT bakomeye, urumva ko ni inzira y'iterambere. Muri rwa rugendo rw'iterambere abanyarwanda twatuma turajyamo, byanze bikunze twaba tubonye abandi bantu baje gushyiraho itafari mu gihugu cy'u Rwanda. Babwira yuko mu by'ukuri bari kuyoba, bayobye kubera ko iziri hanze muri ibyo bihugu bari gusaba zirimo zirasaba kuza mu Rwanda. Ndumva rero nta mpamvu yo gusaba kujya mu Bwongereza mu gihe ziri mu Bwongereza zirimo ziraza mu Rwanda. Bivuze ngo bakagombye gutekana, ahubwo bakareba ngo ni gute noneho twakwiteza imbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wanashaka iyo stati y'ubuhunzi ukayanga, ukavuga ati ngewe bitewe n'igihe maze mu Rwanda, bitewe n'ukuntu nkunda u Rwanda, ndashaka kuba ariko n'umunyarwanda. Ko birashoboka, itegeko nshinga rirabiteganya, rivuga uburyo ki umuntu ashobora kubona ubwenegihugu akabusaba. Ni ingingo zigera muri 3. Ushobora kubona ubwenegihugu by origin, ubwawe wavukiye ku butaka bw'u Rwanda. Icya kabiri, ushobora kubusaba rero bigendera ku kuba wenda wasuye igihugu wumva uragikunze, ukibamo, ufite ibyo ugikoreramo bikwemerera kuba wakwita umunyarwanda, cyangwa se ufite umwe mu bo mwashakanye, umwe ni umunyamahanga undi ni umunyarwanda. Iyo ni impamvu yatuma ubona ubwenegihugu.